Yes, nongere kubaha ikaze ndabasuhuje kandi muri iyi minsi hano muri Kigali kugura inzu birasaba ko rwose uba ufite budget iri hejuru kuko ibiciro byarazamutse cyane. Ariko uyu munsi nkufitiye inkuru nziza. Ndi mu nzu hano nahereye muri salo kugira ngo nkwereke ubwiza bwayo, ariko ugenda ureba n'ibyo bice biyigize, ifitemo ibice binini byinshi. Irimo iragurishwa kuri miliyoni 130 zonyine ushobora kugura iyi nzu. Yubatse n'amatafari ahiye, ifiteho rooftop hanze, ifite design nziza, ifite salon nini nziza, ikagiramo ibyumba 4 na toilette 3. Ndakubwiye ngo iyi ngiyi ni imari. Niba ushaka gutangira umwaka kuri promotion, iyi nzu twigeze kuyikora iri ku giciro cyo hejuru, ariko nyirayo akeneye amafaranga cyane. Uramutse ukeneye kugura inzu nkuko ubibonye, igihe ifite n'ibice byinshi byiza, igikoni cyiza, wabibonye ko ifitemo salon nziza, ifitemo ibyumba byose n'ibinini, kuri miliyoni 130 zonyine. Ifite ibyumba 4, toilette 3, igikoni, ifite igikari, iri ahantu neza ku muhanda wa kaburimbo, yubatse n'amatafari ahiye. Ngiye kugenda rero nyigutembereza guturuka hanze, ngende nyikwereka buri gice cyose kiyigize. Ndagira ngo uyu munsi tubane rwose ntagaragara, ariko noneho nkwereka inzu mu buryo bwiza kuko ni promotion ibonetse miliyoni 130. Muri iyi minsi kubonamo inzu i Kigali ishobora nko gukodeshwa 700 ku kwezi, wayishyiramo ibikoresho bikazamuka. Iyi ngiyi ni imari. Ugumane nanjye ugende ureba ubwiza bwayo. Nguhaye ikaze. Maze kubibabwira muri introduction yuko ari inzu nziza. Ni wumva ko ihendutse, wumve yuko ari inzu nziza. Iyi rero igizwe n'ibyumba 4 na toilette 3. Uri kuyibona kuri kamera yuko ari inzu nziza igaragara neza, yaba ari kuri design, yaba ari ukwisa, yaba ari ukwigaragara. Ni inzu nziza mu bintu byose nabikubwiye, yaba ari design, yaba ari amarangi ariho, yaba ukigaragara rwose ni sawa. Ni wumva ngo yashyizwe ku giciro cyiza, wumve ko nyine ari imari ibibonetse idakwiriye kugucika. Miliyoni 130 kuri iyi nzu ntabwo ubukwiriye gucikwa n'iyi mari. Ubwo rero ndabona nkweretse neza design yayo uko igaragara, ariko reka njye n'inyuma y'igipangu nkwereke neza noneho uko imeze. Ni ukuvuga ngo icyo kukwereka cya mbere ni uko ugomba kumenya ko iri no muri quartier nziza. Reba quartier irimo, iri muri quartier nziza cyane, nyine ahantu heza. Iyi ngiyi nyine ni imari yo gutangira umwaka niba ukeneye kugura inzu. Miliyoni 130 kuri iyi ngiyi ndakubwira yuko udakwiriye gucikwa, yaba ari gate ya inyuma, yaba ari uko igaragara. Ni inzu nyine nziza pe, kubibona nawe. Kadasteri nziza cyane. Iyi gate yayo nayo urayibona, the gate nziza igaragara neza. Inyuma hayo urahabonye. Noneho hano ifite parking yajyamo imodoka 2 z'amajipe cyangwa se 3 zino ntoya. Parking nini ihagije, ariko nayo wayigarukaho kuri design yayo ni sawa cyane. Indabo nazo zigiye ziteye hano hose urabibona, birasa neza. Aha rero tukahagira ho na rooftop. Ama escalier ajya kuri rooftop nayo aroroheje kuyazamukaho. Rooftop nayo ni nziza, ni nini, irisanzuye. Mu by'ukuri urabibona ko hano tuzashyiraho umutaka, ariko iyo uri kuri rooftop nibwo none ubona ya quartier. Reba quartier, reba quartier inzu irimo. Miliyoni 130 uragura inzu muri iyi quartier nziza gutya. Reba ubwiza bwa quartier. Iyi rooftop ni nini, ushobora kuyakiriraho anniversaire, ibindi birori runaka rwose. Miliyoni 130 urazizana tukugurisha ino nzu nziza iri ahantu heza cyane. Reka twinjiremo noneho n'imbere turebe uko imeze. Tukiva rero kuri rooftop yayo, reka noneho twinjiremo imbere mbere ko uko imeze, ariko duhere kuri izi nkingi zigiye ziyiriho. Urabona ko ari inkingi zimeze neza. Hanyuma hano hari terrasse y'imbere y'umuryango, terrasse nayo imeze neza mu by'ukuri. Yaba ari aya marangi ariho, nyine ngiye nashatse uyu munsi kuyikwereka muri ubu buryo bwo kuyigutembereza akantu kuko
bakimbwira ngo ya nzu yakatutse, nahise nza nihuta kugira ngo nze mbageze kuri iyi mari, ibereke neza, mbereke buri kantu kose karimo, mbereke inzugi nk'izi ngizi zikinze z'icyuma cyiza, urabibona karisa. Uru rugi rero ni rwo ruduha ikaze muri ya salo nababwiraga. Aha hari salo nziza nini, kuva ku makaro ariho, ni salo nyine nziza mu mpande zose. Hanze nawe witegereze urebe neza, amakaro ni original bayabona. Hanyuma tukageraho hano TV stand nayo ubona nyine ibereye inzu nziza. TV stand igaragara neza, isa neza, iriho ama design meza. Ubwo iyi salo kandi ikagiraho na plafond ya gypsum. Ifiteho gypsum, plafond yayo ni gypsum, irasa neza, iragaragara neza, n'amatara ariho ni meza pe, urabibona mu by'ukuri. Hanyuma ahangaha idirishya rinini n'urugi nabyo birasa neza. Salo sinyikweretse neza, reka noneho dukomereze no muri salle à manger simbatinze. Ahangaha niho hatandukanya salo na salle à manger ndetse n'umwanya w'igikoni n'umwanya w'ibyumba, kuko hano hari ibyumba byose. Hari icyumba cy'abashyitsi kuri uruhande rw'iburyo, ariko ibindi byumba bitatu turaza kubisanga hano hepfo, naho turaje tubirebe. Aha mpagaze ni muri salle à manger, iriho idirishya ryiza rinini ryisanzuye, ikabaho hano hejuru plafond nziza ya gypsum nayo. Urabona nyine ni salle à manger nini kandi ngari, nayo imeze neza. Hanyuma tuvuyeho tureta dukomereza hano ku gikoni. Ifite n'igikoni cyiza, igikoni cyiza pe. Ninkubwira ngo yakatutse rwose, nimba uzi umuntu ukeneye kugura inzu umugeze hano makuru, yaba ari imari idakwiriye kugucika. Igikoni ni kinini, kigiye gifitemo ibice byose nyine byo mu gikoni. Uyu ni umwanya wo kogerezamo, urawubona. Hanyuma idirishya rinini ryiza, hano hakaba umwanya wajyamo wo kwiziniyeri, umwanya wa firigo nawo wagenwe n'uyu nguyu kuri uru ruhande. Hanyuma utubati natwo tugiye turimo muri iyi nzu, n'utubati dusa neza tw'umweru hejuru, hasi hakaba ari utubati tw'umukara, n'ibuye risa neza, n'amakara arimo muri iki gikoni ni sawa. Ndumva igikoni nkiberetse neza, n'itara ririmo ni ryiza. Reka tubanze turebe mu gikari, tuve mu gikari nza mbereka n'ibyumba. Nabibabwiye ko tugiye gukomereza mu gikari, ariko reka urugendo rujya mu gikari turutangirire hano kuri uru ruhande. Aho tugera mu gikari duhita dusanganirwa n'umwanya wo kwanikamo imyenda, nawo urateguye. Nyine ni inzu nshyashya ariko iteguye ku buryo ushobora kuza uhita ubamo ako kanya. Igikari cyose kirimo amapave, amakaro meza, kirimo amakaro meza arimo nayo ubona atuma nta hantu hahurira n'icyondo. Hari aho kogereza, hari igikoni cyo hanze, hano hepfo tukahagira inzu hano y'umukozi, toilette yo hanze, ndetse n'ikigega kirahari, kiri tayari. Urumva rero yaba stock, yaba inzu y'umukozi, yaba igikoni, byose birahari. Urabona ko ari igikari nacyo kiri tayari. Twagiye noneho mbereka ibyumba duhereye ku cyumba cy'abashyitsi. Icyumba cy'abashyitsi kiratangirira hano hafi ya salle à manger, kiri hano hafi ya salle à manger kuko kiba kiri hafi ya salo igihe cyose. Ariko iki cyumba cy'abashyitsi ni nacyo kirimo ya dushe w'abashyitsi bataha baba bari kuri salo bashobora gukoresha. Uri kuyibona ni dushe irimo amakaro hose kandi nziza, igaragara neza, ibikoresho birimo yaba ari toilette yaba n'ibindi, urabona ko bisa neza. Hanyuma rero aho umushyitsi urara we yaryama ni hano muri iki cyumba. Iyi nzu ifite ibyumba binini byisanzuye, kuko reba amakaro, iyo uyabaze uhita umenya ibyumba birimo. Idirishya ryiza, plafond hejuru nayo n'itara bisa neza. Urabona ko ari icyumba gisa neza cya mbere, cyo twakwita nk'icy'abashyitsi. Rero ibindi byumba bitatu, ni ukuvuga ngo uyu muryango ni wo wasaba uyu. Uraza ugasanga hano icyumba cy'abashyitsi n'igikoni nibyo biri kuri uru mwanya. Icyumba cy'abashyitsi na salle à manger n'igikoni. Hanyuma kuri uyu mwanya naho niho dusanga hano korodori itujyana mu bindi byumba bitatu. Ariko reka tubanze tuvuge kuri izi nzugi. Hano hari inzugi nziza ubona zikomeye, zimeze neza. Iyi korodori rero kiyinjiramo, aho imbere ntunze kamera, hari ibyumba bitatu, bibiri
ko icya gatatu kiri hari inyuma. Tubanze duhere kuri iki. Ushobora kukigira icy'abana b'abahungu mu gihe wayiguze, biterwa n'uko uri kudekora inzu yawe. Nakubwiye ngo iyi ni imari ibonetse, iyi nzu irakatuwe, ishyizwe ku giciro cyiza miliyoni 130. Inzu ishobora kwinjiza 700,000 ku kwezi, ubundi ntibisanzwe. Iri hafi y'umuhanda wa kaburimbo, nyine iri ahantu heza. Ni ukuvuga ngo rero iki cyumba ni icya kabiri. Iki cyumba cya gatatu cyo washyiramo nk'abana b'abahungu cyangwa abakobwa, biterwa n'uko udekora inzu yawe. Urabona ko nacyo ni icyumba kinini. Iyi nzu ifite ibyumba binini. Nimba ikubwira ntiwumve ngo ni amakabya nkuru. Ama interrupters aho gucanira hose arahari, parafo nziza irimo. Hanyuma ahangaha hakaba n'amadirishya manini nayo yisanzuye. Hanyuma ibi byumba bibiri mberetse rero, nshuti bavandimwe bakiriya, ndabamenyesha ko bikoresha iyi dushe. Birakoresha iyi dushe. Iyi dushe iri hano niyo bikoresha, nayo urabona ko ari dushe irimo amakaro meza, isa neza, igaragara neza. Idushe nyine nziza. Nakubwiye ngo ni sawa. Uyu muryango kubona nakomeje kuvuga ngo ushobora gushyiramo abana, no kuvuga ngo hano abana bashobora kuba bajya mu gikari batongeye kunyura muri salo, niyo mpamvu hari uyu muryango. Ubu rero noneho muze njye kubereka cya cyumba gisobanura ubwiza bw'inzu, gisobanura uko inzu imeze, ariyo chambre principale. Ariko nakunze inzugi bagiye bashyiraho, hariho inzugi nziza zisa neza. Ukinjira muri iki cyumba rero cya chambre principale, dore ninjiremo, ukingura runo rugi ugahita uhura na dushe. Ubwo bivuze ko hariya hari urundi rugi rujya aho kuryama. Nyine bisobanuye yuko umukozi ashobora kuza agakingura runo rugi agakora isuku hano muri iyi dushe, atanyuze muri chambre principale cyangwa aho ababyeyi baryama. Ifite chambre nziza, ifitemo ibikoresho byiza, yaba ari lavabo, yaba ari ukwisa. Ifitemo ibikoresho byiza, amashawa meza, urabona ko bisa neza. Ifitemo ibikoresho byiza vraiment, yaba ari toilette. Noneho kandi iyi chambre principale ifite dushe yisanzuye pe, nini, ubona ngari. Ndakwibutsa ko iyi mari ari miliyoni 130 zonyine wayihaha, kandi iri ahantu heza muri quartier nziza. Nagiye mbikwereka nk'uko ubibona, urabona ko rwose ari imari zimwe bita byungura. Mujya muduhamagara ukatubwira ngo wampaye imari ya byungura. Ubu koko nk'iyi mari ntabwo ibibonetse koko yujuje ibintu byose. Maze kubereka rero dushe. Uyu muryango noneho ni ukingura ukajya aho kuryama. Urabona ko nawo ni umuryango umeze neza. Tukiwukingura rero turahura hano n'icyumba kinini gifiteho n'umuryango usohoka hariya, ndaza kuwukwereka. Hariho terase yaho, ariko ninkubwira ngo ni icyumba kinini, aha naho kuryama gusa. Dushe ukwayo hose, nyine n'ahantu ushyiramo igitanda hagasigaramo umwanya munini. Amakaroni yayandi meza wabibonye. Hanyuma parafo ni gypsum hejuru. Mu by'ukuri ukeneye nko kugura inzu, wowe duhamagare. Reba n'umwanya wa garde-robe, harimo garde-robe nziza zisa neza. Nawe nyine amaso araguha yuko ibi bintu bimeze neza cyane rwose. Hanyuma rero ahangaha hanze niho duhita dusanga terase noneho ya chambre principale. Icyo bivuze nuko igihe bosi afite nka dosiye ashaka gusoza, zo yaba yanditse, cyangwa se ashaka gusoza akazi muri weekend, araza akiterera hano intebe ye akikorera akazi. Ndagushimiye wowe wabanye natwe muri iyi episode y'uyu munsi. Wabonye inzu y'imari ihendutse miliyoni 130 wagura ino nzu. Urayibonye ko nyigutembereje mu bice byose, ifite ibice byiza byinshi, ko yubatse no mu kibanza kinini. Quartier wayibonye ni nziza, design wayibonye ni nziza. Iyi nzu rero iri hano i Kanombe, neza nimbuzi Kanombe urenze gatoya ku bitaro bya military, hano kuri military, neza bino bitaro bya gisirikare niho iyi nzu iherereye. Miliyoni 130 waza ukigura ino nzu. Wowe icyo usabwa ni ukuduhamagara vuba, kuko ni imari itagucika, ni imari nyine ibibonetse. Duhamagare twageze kuri iyi mari.